ndashaka kubatizwa njye mu kidendezi mu mbatize namaze imyaka myinshi ndi mu buyobe uri kumva nanze gufana umunyamihanda uri kumva shana n'inkuru navugaga abantu banukaga ko nabaga ndi kuri kambe honest bana gukibeshya ku gihari namaze imyaka myinshi ndi mu ruhande rutari rwo munkira mu kidendezi mu akabyare mu mbatize ndashaka kubatizwa wamaze imyaka myinshi ufana nuza The Ben no mu nkuru nakoraga ariko nanjye nkabibona narakubazaga mwumva ukuntu uri kumbwira The Ben wabyegereje umutima ariko nagera kuri melody ukabivuga nk'ibisanzwe ndamaze sibyo Kafuro ikintu gihari no Abanyarwanda batugenda nubwo n'ubufana ariko ntago ngira fanatism sibyo umuntu yagurute hejuru akagutimbura hasi ariko basi reka manza nivugira ikintu kimwe mbere ko dukomeza The Ben irukana tangaramvuye yirukane mani The Ben muri mu gitaramo yakoze ari yirukana si ko nawe ubwo nabonye performance ye nta The Ben wasariko kuri kunca mu ijambo mani sibyo The Ben yirukana abantu abantu batajyanye n'igihe mani The Ben abajyana amini ba Ben ba mbere harimo muyoboke arimo bayingana abo nibo tuzi muri management yes reka tuvuga bazwi abari inyuma nabari ko babirukana The Ben muyoboke nagajyanye n'igihe sibyo muyoboke arashaje The Ben nago bayingana ajyanye n'igihe ashobora no kuba atabizobereye neza iby'iminsi sibyo cyangwa bihereza igihe gito yes uzi ngo se The Ben yakubiswe n'icyariya ariko mana we cyo kora yakubiswe ahantu hose mu bugambo mvuga sinzongera kuvuga umuntu wo muri legend umuntu wagutanze mu bintu buriya uzi ko Bahati Makaca ejo bundi yavuze ati The Ben wakoze ikosa twabwiye abantu ngo The Ben abantu nako baravuze ngo Ben ukoze ikosa sibyo byo kwigerereza mu nyaka bura ntago nanzi ko umuntu witwa Bahati Makaca agira ubwenge bungana kuriya yaje aravuga ati respect Makaca ukabyarawe sinakwemeraga pe namusaba imbabazi namuyoboke yarakuze yutse ejo bundi nari ndi ku ruhande rwa muyoboke ariko ntago nanzi ko uri nararibonye Makaca Bahati Makaca bibaye ngombwa narapfukama ntago nanzi ko buryo ruri muri jeri abarijeni n'abangaba uzi ko no muri interview wabonaga ko mu maso afite isoni afite ikimwaro yatengushya abantu n'ubwa mbere nabonye abantu kuko abafana batsindwa bakemera ko batsinzwe kanya nibwo turi kubona melody impamvu yakomeje ataka The Ben yashaka ko iri bintu bizaba kuko akavana abantu mu kigare akabajyana mu kimodoka nase sabikoze arabikoze nase naguri kubona impamvu melody yakomeje ataka Ben yarabizi ko umubare mwinshi uri mu kigare w'abantu bumva ko bari abantu ngari banini kandi melody nase ari kuzabigaragaza gute birano bitabaye Benovia ko yabarushije Benovia ikintu giye kumubwa metana niviramo Benovia komerezaho ibintu uri gukora nibyo uri umwami wa stage nkuko wabivuze sibyo nta n'umuntu muri bano bajene bose bari gukora nta muntu kurusha stage my brother Benovia piga mu maniga ari melody na The Ben ni yihe nari mu muziki aka kanya twatuzi ko Ben ari we ntari ariko ibyo byahindutse byavuyeho sibyo nyine ikigare yakituvanyemo ngo ngabivuga atujyana mu kimodoka njye bundi mu kimodoka nago nyiri mu kigari umva ari kugerageza kuyobya social media wari kuzimangatanya ibintu byabaye umaze iminsi upasinga Ben akubundi melody yakwimye amafaranga sha nagukarabye nawe narenze ko mutagifata Said Ben yatsinzwe tubyemere gutyo wenda abantu mufana tuze kumubabarira sibyo ariko yatsinzwe byabaye yatsinzwe tu nago cyashi nyafu cyo kunda nago ari cyo kunda akanyafu kirane cyo kwibya yamukubise ikinyafu kwibya cyo kwibya cyanyafu nago ari cyo kintu twagakinda Bruce Melody yafashe nago Bruce Melody yaravuze ngo bazamuzana mu kubita nyafu kunda noneho yabihinduye ararizirika yabihinduye ikinyafu agikubita kwibya. What's up people, this is Open TV. Uyu nguyu ni Pati nkuko bisanzwe mumenyereye ndi inyuma ariko uyu munsi wo byaturenze niteretse n'imbere ya kamera. Uyu nguyu ni Rush Boy. Kafuru suhuza abantu. Tekareka nta bintu byo gusuhuza kuko ndafite sako gusuhuza ko ndasuhuza abantu nzanye umutima mubi. Ikintu abantu bari kubibona ubu dushutinze mu gitondo. Sinzi igihe ikiganiro kibagireho gusa ni soon as possible. Dushutinze mu gitondo cya kare abantu ntabwo twaryamye kubera twaye mu minsi mikuru urumva turacyafite n'iminaniro niyo mpamvu ubona no mu maso ari ibisazi
urumva Kafuru hano hari inkuru yaciye abantu ururondogoro urumva yaciye ururondogoro urumva The Ben na Bruce Melody twatangiye tubivuga mu biganiro byabanje aho The Ben ngo yari yatumiye Bruce Melody baranabitwikira bikabije umwe ngo ni 001 undi ngo ni one of kind ariko 001 muri iri joro ngo yabaye 00001 nk'abantu birebeye igitaramo rero nk'abantu twabikurikiranye imbere n'inyuma ubwo imbere n'inyuma ni mu gitaramo n'inyuma kuri social media twabonye Bruce Melody yatsinze urugamba biriya babyita 5 ku busa forfait Bruce Melody yafashe umuntu simbaze imeze imvuga kuri The mana wese abantu akabanza nisabira imbabazi abantu timu 001 ndashaka kubatizwa njye mu kidendezi mu mbatize namaze imyaka myinshi ndi mu buyobe uri kumva nanze gufana umunyamihanda uri kumva shana n'inkuru navugaga abantu banukaga ko nabagande kuri kambe honest bana gukibeshya ku gihari namaze imyaka myinshi ndi mu ruhande rutari rwo munkira mu kidendezi mu akabyare mu mbatize ndashaka kubatizwa wamaze imyaka myinshi ufana nuza The Ben no mu nkuru nakoraga ariko nanjye nkabibona narakubazaga mwumva ukuntu uri kumbwira The Ben wabyegereje umutima ariko nagera kuri Melody ukabivuga nk'ibisanzwe ndamaze sibyo Kafuru ikintu gihari no abanyarwanda iyi ntabwo ari nubwo ndubufana ariko ntabwo ngira fanatism sibyo umuntu yagurute hejuru akagutimbura hasi ariko basi reka manza nivugira ikintu kimwe mbere ko dukomeza The Ben irukana tangaramvuye yirukane mani The Ben muri mu gitaramo yakoze arirukana se ko nawe ubwo nabonye performance ye nta The Ben wasariko kuri kunca mu ijambo man sibyo The Ben yirukana abantu abantu batajyanye n'igihe man The Ben abajyana bamuki amini ba Ben ba mbere harimo muyoboke arimo bayingana abo nibo tuzi muri management yes reka tuvuga bazwi abari inyuma nabariko babirukana The Ben muyoboke nagajyanye n'igihe sibyo muyoboke arashaje The Ben nago bayingana ajyanye n'igihe ashobora no kuba atabizobereye neza iby'iminsi sibyo urikumva cyangwa bihereza igihe gito yes uzingo se The Ben yakubiswe n'icyariya ariko mana we cyakora yakubiswe ahantu hose mu bugambo mvuga sinzongera kuvuga umuntu wo muri legend umuntu wagutanze mu bintu buriya uziko Bahati Makaca ejo bundi yavuze ati The Ben wakoze ikosa twabwiye abantu ngo The Ben abantu nako baravuze ngo Ben ukoze ikosa sibyo byo gerereza munyaka bura nago nanzi ko umuntu witwa Bahati Makaca agira ubwenge bungana kuriya yaje avuga ati respect Makaca ukabyarawe sinakwemeraga pe namusaba imbabazi namuyoboke yarakuzeyutse ejo bundi nari ndi ku ruhande rwa muyoboke ariko nago nanzi ko uri nararibonye Makaca Bahati Makaca bibaye ngombwa nanapfukama nago nanzi ko buryo ruri muri jeri abarijeni nabangaba umuntu uvuga ibintu bikagenda uko yabivuze yavuze ati The Ben Bruce Melody yarakwiteguye yego sibyo amazi igihe ukoze ikosa abantu wenda abantu bagwamurushije kuba muri legend uri mukuru kera yego tugakubahira icyo ngicyo wowe ubwawe Melody yararwanye kugira ngo abantu gukompare nawe sibyo yego ariko no ukoze ikosa ryuko umuhaye umwanya ko akwereke kuko nago cyashi nyafu cyo kunda nago ari cyo kunda akanyafu kirane cyo kwibya yamukubise ikinyafu kwibya cyo kwibya cyanyafu nago ari cyo kintu twagakinda Bruce Melody yafashe nago Bruce Melody yaravuze ngo bazamuzana mu kubita nyafu kunda noneho yabihinduye ararizirika yabihinduye ikinyafu agikubita kwibya nago ari kunda hariya ni kwibya sibyo ku bantu barebye wari ugikomeza na Makaca cyangwa oya Makaca ndi kumusamba basiko yavuze ibintu nanjye nari namurakare mvuga cyavuze ubusa kiriya kumba umuntu inara ijisho baravuga mu kigande baca umugane nawe no mu kinyarwanda Elisa liyo mukuru awadugala we walaba abanyikigande barabyumvisha Elisa liyo mukuru awadugala we walaba Elisa liyo mukuru
ahasa nabi niho hareba yego kumva umuniga ahandi ubona hatukuye umuniga ariko ubundi usibye ko twirengagiza cyangwa abanyarwanda tukibagirwa ibintu gute umuntu wakuze amahiti rimwe agejeje kunyeshana aba atazi game nanjye cyo koza bato mbabarire ndirengagiza ibyo wavuze byatashye Bahati Makaca tuguhaye indabo zawe hano kuri Open TV tuguhaye indabo zawe no buriya The Ben ntabwo wabitekereje rero sasa ni abajyanama ba Muyoboke bro waje tukivugira ngwino ufate iyo ndabisugire ngwino twivugire mwana ikintu gihari Open TV reka tubanze tukubaza izina kugira ngo n'umwita Rwaruhanzi nawe arandagaye ku mbuga ivuge ni Rwaruhanzi ku mbuga arandagaye nta muntu utamuzi no kuvuga ngo nabonye nyine urumva muri kiriya gitaramo uzana discipline kuri ibi bintu turi kuvuga nta discipline se narayitojwe man njye ikintu nabonye cyo nuko njye niboneye Benovia ko yaperforminze kandi yabikoze neza mushishumi yawe ishumi yanjye Benovia abandi bose nta nubwo ndi kubumva sinigeze nababona bari bahari se ugiye kwirengagiza yuko se hari umuntu wafashe undi akamuniga ubu nabyo wabonye se uba mu gihugu cy'u Rwanda wese wabonye Benovia aza mu kagare oya aba bantu babajane babikoze wamaze igihe nawe mvuga ibintu ukavuga ngo The Ben najya kukubaza amakuru y'imipira ukambwira none se niba nzizwe nkaba namanitse amaboko niba nanone Benovia nawe yifitiye umuntu wiwe wamubonye ushaka kumuhanga oya muniga ni umuco wacu w'abanyarwanda kwirangiza ibintu bya danje twabonye ariko kubera ko abigaruye reka mbivugeho maniga yabikoze sibyo yabikoze ahubwo nicyo kintu ubwo iyo bari abaniga batabaho The Ben ari kuba yakoze ibiki iyo bataza bari abazeye iki gitaramo cyari kuba kimeze giti bro igitaramo first of all wabonye ukuntu cyamamajwe wabonye udutwiko twose bakoze hariya za ku mujyi wa Kigali za press conference igitaramo bitewe nuko bakivuze wakibonye ute muri reality nje bitewe nuko bakivuze igitaramo cyo cyari fresh ariko igitaramo cyagizwe na Benovia muhungu wanjye Benovia hari nta n'umufana ari kuba hari tuze kuva kuri Benovia ariko turamuvuze bihagije noneho tuzamuka noneho tugere no kuri Ngero kansa na Benovia ndi kumubangamira komeza go ahead brad murashaka ko mvuga iki ndashaka igitaramo nituva kuri Benovia uraburangije kuvuga ndabona ngiye ndangije kuvuga kuko abandi bose nabo nigeze mbona Benovia niyo nabonye nihamagariye Rwaruhanzi naboneye Benovia ducire mu make Benovia performance ye yari meze ite Benovia ni igisimba bro mwigireho Benovia ibintu agiye gukora nibibaho nanjye nabibonye birareze Benovia ninde wamurushije stage nawe uko harimo ba big fishes ariko bafite amazina nyine manini ariko tukirengagiza ba bantu bari kuzamuka mu gakino none se wowe urashaka guhakana yuko Melody ataniza Ben Melody siyanize Ben oya icyo kintu uvuze nicyo Benovia yabarushije This is Open TV abantu guma mu kiganiro ariko narebe ko n'ugende sibyo ibi bintu turi kuviramo barabimenyera reka manza nivugira ibintu byanjye ukuntu The Ben abita abajyana bagomba kwirukana sibyo The Ben yirukana abantu batajanye n'igihe sibyo umuhungu witwa Munyakazi simaze simvuga The Ben koko banyangane n'umushaka muntu kituze umushaka yadutewe ni nko gufana ikipe gatsindwa imbe warabona ukuntu president za gufana Amavubi yaje sha bigoranya kazi bangize bakayakubita ibitego bitanu president urumva bari gutekereza iki na n'igishoro babayesoyemo n'ibiki no ubwa mbere ubundi muntu twatuze w'umustar abantu bakunda nta gahato bamwikundira ni Pique sibyo ni umusaza ni Pique arabeshya abantu bose ntabwo wabonye cya kigore kimutuka manu kiriya kigore si umuntu oya zirasikare abantu b'inyangarwanda ndi kuvuga mu gihugu mu gihugu mu bantu nyine rega umuntu ba mu gihugu wese nuko akunda Pique sibyo niyo muntu nabonye ukundwa n'abantu nta gahato sibyo yego ariko bihangana gato uyu munsi Melody wa mwanya ufashe wenda bizarangira ejo ni Melody wundi urukundwa nta gahato sibyo Melody yemerewe kuza yashaka gukora interview ku mashini yabari football Melody bari abafana b'indi kipe bari kumukubitira amashyi oya ariko abantu uzibye abantu babikoze ni batatu ku football yabaho ni Gaucho Ronaldinho ni Cristiano undi ni Pele sibyo
ni bane na Maradona niyo muntu wakinnye oya abandi bafana bindi kipe bakamukomera amashyi Maradona akanya usibye kwirengagiza ibintu ariko byanabaye bazanye ibintu by'imipira nge niboneye ikintu kimwe Melody asoza kuririmba hariho The Ben abafana bari batashye bamwe ntago ndarangiza abafana bari bitahiye abafana bari bitahiye The Ben yaririmbye ubundi gusohoka The Ben ntago yishyuye abafana ko nzi ko asanzwe bishyura baramubeshye ntagaze ko n'abanyarwanda ari abafezi baramubeshye ngo ufite ngigikunda nese ubundi reka mbaze ikintu kimwe ubundi tugiye twanarize niye mpamvu yatumye Ben azana Melody muri show impamvu nuko ujya abafana baza weka kandi ashanzwe abikora abantu bakaza The Ben yazanye Melody kajya kumukotoza ariko abantu bagiye inama ni bamuyoboke n'abayingana iyo baramubeshye niyo mvara abantu batanagiye hagomba kubirukana nago wowe ariko mane cyo kuza bino ndabikunze oye je kongera kijyana n'ibikorwa reka none uramuvuga ngo ni Ben avuga ibintu bikaba si yavuze ngo arashaka kuvana abantu mu kimodoka mu kigare mwabajyana mu kimodoka unasirira mugano muhanuzi nandi yakuye mu kigare n'abantu bahora bavuga ko Ben ngamurenze ngariwe muntu ngwa mbere ngo muri Jendi nibo bano yarashatse kuvuga ese uko ari Melody na The Ben ni yihe nari mu muziki aka kanya twatuzi ko Ben ari we ntari ariko ibyo byahindutse byavuyeho sibyo nyine ikigare yakituvanyemo ngo abivuga atujyana mu kimodoka njye bundi mu kimodoka nago nyiri mu kigari bagiye mu kimodoka ni mu kimodoka nyine ikintu nabonye cyo The Ben yatsinzwe ahantu hose urumva we yatsinzwe igitaramo cy'igitegurwa mu gutegura igitaramo sobanurira ingingo yawe impamvu reba byonyine handi bya bintu byabereka free zone urabyibuka bira bintu nagiye kumva hano bose voice zaba zirimo zizane voice ikibazo iPhone yanjye ariko none yakazi ayikwibye cyane none yakazi iyi ni yakazi ndumvisha voice nizifite bose phone yanjye ko nkunda kuyiforomata ubu sinayiforomasa byagenze gute mwumvishe nk'umunyamakuru bita Yunemi Kabakara man babo narayiforomasa yewe nakundi komeza kumva ngiye kumva ramamagaye nyine arambwiye ati rwa ruhanze ufite abantu utarani bose mbafatire moto baze gufana The Ben baze nk'abafana ba The Ben ngewe bose ndabafatira moto mbahe na 5 bro narashatse ndaheba abafana nyine bagiye ubwo nabandi yahamagaye ngiye narababuza bonje abantu bahamagaye banze kurya bategomana ubwo businishije no kuvuga ngo The Ben mu guhera mu gutegura yatangiye atsindwa ariko kugura abafana urumva okay noneho reka dushyiremo akenge gatoya sibyo oya dushyiremo ubwenge neza dushyiremo akenge oya hano twatwigana ibintu buri wese yumva uko yabibonye ariko reka tuganire neza wenda uwatsinzwe yagaragaye nago tubigaruka abonye Nzovu nawe yagiye gufana The Ben kubera yamuhaye telefone The Ben abantu bamufana nabo yagize icyaha none reka mbaza n'ikindi kintu kimwe sibyo The Ben agomba kumenya bino bintu imuziki ni indiririmba twumve sibyo urajya abana ba Jay Polly katari abahanzi wa mugano wa Maji sibyo ni kwa kundi abafatisha abantu The Ben bura azakantu k'ubwenge nyine ko gushaka gufata abantu abana ba Jay Polly none se akantu agari ubwenge rero sasa kuko abantu bo n'ubuswa bwa mbere Imana yarantengushye mu buzima namwemeraga arantengushye aramfasha nkubita hasi kubera Musa sinzobe se The Ben nta kuntu ari kumwanga murasa The Ben ni inzobe ariko we ritukuje n'icyumurusha ariko boretse mu buzima busanzwe ufana uwundi uhe muhanzi mu Rwanda Benovi uno muniga uno mujama nako narwa n'umuniga n'umusana afite indirimbo yitwa ndakikaye sivyo umubiri afite wakuriye mu Rwanda ntabwo ugize ijyande hano hose narahagiye yes niyo mpamvu ufite izo nizo bibona njya mu kubwira ugiye kumbaza nk'ikintu nabikoze wumvise ibintu ari gukora no mujene mu Rwanda ahubwo nahabaye igihe kingana n'ikimana n'iki kinyarwanda kari cyo kwifashisha ubundi natazi ikinyarwanda ariko se kuki Garafure atajya gufasha mwana kandi ari umuntu wa danje uwuhe Mbonyi Imana Garafure Mbonyi se uririmba si Garafure wese ni Garafure umukuru we Imana
ariko menya yarakwanze kuntu urwego ngo ndikikaya uririmba za gospel biraboro none uraza ngo urumujura ngo amabage y'abanyeshuri arayamaze niyo mpamvu atajya gufasha kora n'umunyerega imico ntago ibihuye sibyo bashobora kuba barambyariye ku Muhima bakamubyarira mu Mutara urumva rero ahantu uvukiye niho imico yifatira njye niba narakuriye mu bajura ngomba kuba umujura ari ibintu wari ugiye kuvuga yatsinzwe Ben yatsinzwe show itaranatangira numvaga nshaka gukomeza tukomeza tutamo The Ben Ntosema nyine nabibabwiye nabibasobanuriye gutangira kwishyura ubwo buceri bwa make ngo mbafate moto baze aho ngaho ni handi watangiye Munyakazi hari umuntu yishyuye wapi none se Munyakazi ahubwo nabonye hari n'abapeti bidekarate twebwe twabonye n'abafana be bahari turavuga ati uyu muntu turamukunda reka tumukorere ikintu byibuze cyo kwigaragaza okay reka tuganire ku kintu runaka sibyo Ben yigeze kuza arena ari wenyine sibyo yego kandi yabikoze nta ndirimbo baheruka ubu byibuze yaramaze iminsi afite indirimbo sibyo ubundi nashaka kuvuga imibare mikeya witaruka ayuzuza se yari yategeye abantu wenda yari yabikoze nuko tutabimenye ariko nazo turavuga ko tutamenye binjiriye ubuntu man ndabyibuka icyo gihe binjiriye ubuntu sawa narebe reka tuyaneze gutya none se sibyo reka tubyaneze gutya ariko nubundi bwo yaratumye Melody nabwo yari ari abantu yari yishibwo niko rwa ruhanza avuze sibyo ariko ngiye mu imibare gutumira Melody sibyo burangiye numvaga Ben yarabibaza cyane azi ko atazakotora azi ko agiye kumukubita none mvuga ikintu kirenze cyanunguye abantu bose bakuri social media bafite amazina bani mu Rwanda influencer bose aba blogger baki bari niba mwarabonaga post ni Ben nta muntu ugeze postinga Melody byabaga ari Ben sibyo yego none byaje gute sibyo kugira ngo usange umuniga imbeba yatumiye ipusi yes urakoze cyane noneho ngenda mvuga ati ngenda hamya neza 100% The Ben irukana abantu bira bintu ni bayingana ira proposal ni yabayingana na Muyoboke sibyo ni cyo cyiza cyo kumenya yuko ibaze ufashe Tom Close man nanubwo tukibuka karirimba yego ubuze kuri stage yego buri uziko ari ba Kenisoro bameze neza uyu muziki irimo politiki itaye ubwoba uziko maze iminsi nziko nge Amag the Black afitanye beef na Melody kumbe birabone abantu bakoranye man cyo wumvisha interview nako ibintu Amag yavuze kuri TikTok wese undi bagirana beef bapfikimani ko badakora umwuga umwe Amag the Black ni umworozi w'inkoko Bruce Melody ni umuhanzi aho ngaho urumva baba kandi barakoranye cyane kuri kumwambara titire kari umurapera ko zendirimbo zakunzwe simbizi muri akafuro reka nkubwire abantu bajya gushwana cyane urumva ni abantu nanone b'inshuti kandi abo bantu ntuzabishinge kuko no kwiyunga birashoboka ariko Amag byavuze wabyumvisha we so maze imisuzi yuko yaramwe ngo Melody ngo ndakwiyamye ngo kumwangakanga wabonye se ukuntu kuri live ya Godfather Amag ibintu yavuze wabibonye no Melody abanyarwanda Ben abanyarwanda barabeshya sibyo ariko ikikuru muri ibyo ngibyo irukana abajyanama bawe ntago bajyanye n'igihe Badman Melody azi ariko ibazo umuntu ntago twavuga ko Bruce Melody afite management yanabishoyemo n'amafaranga ashobora no kurenga ayo yaba yarahawe kugira yitegura igitaramo urumva kuko urebye bari abazungu bande Melody yarateguye nkubwire iki okay amafaranga yahawe yo gukoresha kugira ngo wenda yitegure ibya byose yarayakoresheje aranayarenza hanyuma agira stage kuri Melody priority nago byari bicari kuri Melody ashaka kuvana abantu mu kigare akabajyana mu kimodoka yego sibyo uko yabivuze man tutekereza cyane sibyo umuniga nje nabatijwe wabaye umufana nje nagiye mu kidendezi nabatijwe wabaye umufana sinzongera gukora ikosa kuko iyo umuntu abura usibye kwirengagiza cyangwa abafana bafite fanatisme n'ibiki byose yego nje nabatijwe bro kuko umuntu nase umuntu niba aravuze ngo ndabasha kuvana mu kigare kandi akaba yanabikoze sibyo imyaka ibintu maze imisi mu brivinga man muri leta ntago ariko bimeze ariko ibyo bintu ni ibikimani muri kuzana ngo abavane mu kigare bashyire mu kimodoka iyo narize ntago ibyo bintu se ntago uri kubyo yarashatse Melody kuvuga ikintu nyine yashatse kuvuga ndacyumva ngewe yamakimba nibwo ari kuba yanyweye ahubwo The Ben abantu yahaye ikimba
yabakuye mu kigara bashyira mu kimodo nje nabicire wa Mauranza mbese oya reka tuvuge nk'abafana tuvuge show tuvuge reality show byagenze gute musical show byagenze gute warayuriye ibyo ngibyo umuntu arayaburaye ntabwo Garuhanzi ni gutya akora uri kumva yego njyewe ikintu nakubwira cyo ako ndi bukomeze nanavuga Ben Melody akweretse ko ari update kukurusha sibyo Melody ari update reka tunavuga wenda ko erese indirimbo zingana n'abafana bo bari bamwe ariko hano ikintu reka babwire konto ya mbere umuniga wamutumiye ko umuniga ari wamutumiye nje waza hano nakubwira ngo ngwino hano sibyo ukaza ukajya uje tuvuga ibintu byanjye ntabikwemereye ukaza kuvuga ngo gute premier indirimbo muri show yanjye nagutumiye ubundi wowe yego rega The Ben yashibutse Melody yashishe Melody atarashibuka aracyagendera se ko wenda ngo aracyamwita umwana se The Ben no wa kera oya The Ben ahubwo ikintu nabonye ese byamufashije iki muri show yabaye The Ben reka mubwire kafuru oya umva point ngiki Melody no w'abanyarwanda no se Ben no wa kera Melody no w'abanyarwanda true that umuntu arasaza mani hakaza akavuka abandi mani iyo ni ingingo umuntu arasa ariko nanone ikintu nge naringiye kuvuga urumva The Ben asa nk'umuntu nyine nawe arabizi yuko Melody urumva afite amahiti menshi cyane urumva tunarebeye no ku mbuga tu urumva ikintu nshaka kuvuga wese utagiye kure wowe banza umbwira impamvu yatumye Ben yabwira Melody ngo ngwino muri show umva ikintu nawe kubwira nawe uze kubimbwira impamvu giye mpita nkusubiza vuba nkusubize nawe nabyibagirwa impamvu The Ben ashobora kuba yarabwiye Bruce Melody bro yashaka nyine ibyo bintu uri kuvuga yashaka ko wenda araza kumukotoza ariko Melody yahise amwereka iki ikindi kintu The Ben nta ndirimbo aheruka gusohora baherukaga urumva nta kintu twamaze igihe uretse nkurabure nyine twamaze igihe urumva hano turi kuvuga ngo ndabona maze umuntu uri kudefanda Ben kandi yatsinzwe ntabwo ibyo ahubwo se buretse sumbajije impamvu The Ben yaba yaratumiye Melody urumva nge uko mbibona iyo ni view yanjye nawe ufite yawe nkuko nawe ufite yawe urumva Melody na The Ben twamaze igihe turi kuvuga hano ngaha uti showbiz irabishye urumva ati iki gitaramo bagiye gukoramo iki kandi nta kintu bari kutwereka nta kintu kiri kuvugwa nta kintu bafite n'uyu ngo bagiye gukora igitaramo aho ngaho no kugira ngo nge uko mbibona no kwari kugira ngo iki gitaramo kizitabirwe bongere buzuze kuko nta yindi karita The Ben yagombaga gukina kugira ngo bisakuze biza n'abantu murare reka mubwize ukuri hano mu Rwanda wabonaga ko umuziki uri gutangira gusubira he winyuma n'abarundi birirwa batunera iriya beef mwabajuramo iriya beef yarateguwe niyo yujuje arena ariko nubwo yateguwe bwose sibyo n'ubundi ntago ikintu cya competition no kugaragaza ngo ninde urenze cyavuyeho sibyo kuko nyine urumva mu mutwe harimo saga yo kuba ubundi ninde who is better sibyo nubwo wenda tuvuge barabiteguye ikintu cya mbere umuntu ikintu cya mbere respect Melody kuba yarakomeje yataka Ben sibyo Melody ubundi ikintu cya mbere n'ubigitangira urebye mu ishusho ngari yaramaze kurambirwa ikintu cya Medi de Ben Melody yarakirambira batse kukingiye nkora cyane uribuka byatangira avuga ngo barabaniga n'abanegukangiranye nabo ariko none abanyarwanda tuguma tuvuga ngo Medi na The Ben Melody yone yarabirambiwe none ashaka kuntu ari bugwereka abantu yuko ibyo bintu bya ari ibintu bisaje bimaze imyaka 15 20 sibyo agize amahirwe the guy Ben agaruka mu gihugu yego sibyo akomeza mwataka atavuga noneho ndakubwiza ukuri yuko wenda nuko tara mutima y'abantu bamwe boke babwiye ubundi Ben irabizi ko ku bintu byanya n'amagambo atashobora Melody sibyo ariko Ben wakabazi yuko ngo bagiye ngo muri show yamukubitira twese niko twari tubizi yuko kuri stage ko Melody agira abafana nge Melody indirimbo zanzifata no mu mutwe yego sawa okay sawa ariko mubare mwinshi waruzi yuko Ben ari ugomba gutsindira ball sibyo ko bigaragaza naribi nyine buri muntu wese abafite gabyumva ariko nge ndakubwira ko umuntu wafashe nano baravuga ngo Ben bamuyoboke babwiye Ben
ngo mureke ngo kari akaboro ngo ka bato ngo yakubwiye ngo tuzamuhamagare tumushyiremo tumukubita akanyama tumuraburize sibyo kumbe samenya ko ikiniga kikanomba ari ikirara ari ikisambo inzara yakiriye uri kumva kizi ibintu kivuga noneho ibaze ko yisa umuntu wagira inama abirukane sibyo ibaze ko yahise acurika ikibuga inda akanyava akakurakunda agakubita ku mabya uri kumva niko biriya bintu byagenze sibyo yego nta n'ikintu mwana muvugesha ikintu gihari cyo urumva wari ugiye kuvuga ngo hariya ibitekerezo byahita byibagira hariya muri ka free zone cya kiboro arya babaje press free conference kira kiboro melody hari akantu yahigimye nyine nge nendaga no kuhegera kandi uhigimye abavuze yahigimye ahita avuga ati ukurusha inzobe nawe bumurusha igikara ako kantu nge ntago nabashije kugasobanukirwa agahigimye ngo mpita mbyumva nyine uhita wumvamo ukurusha inzobe abakurusha igikara oya ukurusha inzobe nawe bumurusha igikara ako kantu gasobanuye iki yarakavuze nge narakumvisha ako kantu kararenze gafite ikintu kindi gasobanuye kiranumvikana reka tubishyire muri comment babivuga sibyo none se iyo uvuze ngo ndashaka gukura abantu mu kigare nkabajyana mu kimodoka ibyo nanjye sinari nabyumvishe numvaga ari bwishongozi ariko akayi n'undi kumenya kuvana mu kigare ukajya mu kimodoka kandi njye nagiye ngende mu rumodoka oya ariko ibyo bintu tuvuze yaranabivuze yaramubwiye ati nshobora kwiba abafana bawe hariya muri conference yarabivuze urumva ati The Ben nshobora kuzakwibira abafana inyana y'imbwa imereyeho sha urumva inyana y'imbwa imereyeho reba ko atwaye afanaga The Ben ibaza ko namukoreye nakoze n'inkuru Nyabugogo ikaba hit Ben akanayipostinga ariko nimero dakayinayipostinga agatuma ibintu byacu biboneka ariko kubera wa mutima numvaga n'ubundi nyiri kuri side ya The Ben naga ari wowe wenyine wakuze ufana The Ben oya naga ari ugukura mu yamufanaga no ahubwo dore ikintu gihari amafaranga yaguhaga nge The Ben impamvu namufana nuko yabamo amafaranga ikintu gihari abantu benshi urumva kandi banazi ibi bintu by'imiziki showbiz bafanaga The Ben urumva ko twabirebaga nyine niyo mpamvu Melody kuko Melody niyo umuntu akurusha imibare ahantu hose umva filozofi irimo hano sibyo umva filozofi iri muri ibi bintu sibyo twamaze igihe kinini cyane yego umuntu adufatisha amarangamutima ngakarira atavuga ngo ariko ngo Melody ngamwiyenzaho sibyo nitumenye kuko mbe showbiz ariko ikorwa kubiriya ako mane uro muniga arategura we mubare mumve kana kantu ngiye kubabwira nimeze nk'umuntu ujya gusubira mu nari navuze ariko reka nongere mbigarukemo sibyo Melody ubwo tujya guhera kuvana abantu mu kigare kubajyana mu kimodoka yego Melody yamaze igihe avuga se abanyarwanda bazamenya ryari yuko bino bintu ari ubuferi ubundi gute umuntu amara imyaka 2 adasohoye indirimbo mu gukomeza mwumva ari uwadanje kandi ngiye murankora buri munsi kandi amahiti sibyo ubu ni umuteguro wa Melody wa kera amaze nk'imyaka 4 sibyo kwanza ni 5 guhera muri covid yaratangiye kubara noneho Melody akomeza yataka Ben yarabizi ko asabana bato sibyo yarabizi ko umunsi umwe ukomeza yataka Ben abantu bazagira base bundi kuki umuntu akwataka nuvuge ubundi bitayiganya baki tayigitari janja ngo yica niki sibyo Melody yarabibanye yuko ukomeza yataka Ben yego umunsi umwe abajyana mabe Melody ashaka kubasoma n'imitekerereze y'abantu oya arababona nibiri nase nibahura arazi ko umunsi umwe abantu bajyana babwira gatari ku bundi wewe barazi ko zera kanonizo ngo zo kutavuga ngo zigikora na pike yarashaka tubwira ngo ubundi guta abantu bagenda bakarya mwe mwaburaye nimubogeye mu bakubiti sibyo yego Pike yaravuze kuri story y'abantu bikabanza ngo inzara yishe name yabamwirukana aravuga ati guta abantu babariye bahaze sibyo mukabareka mwebwe inzara iri kubica nimubasore ngo bakubite ako kantu arakavuze izina ry'Imana birari kuburara banze kubyita bato banze kubyita bato ariko babizi neza yuko umunsi bazibeshya bakabyemera yego sibyo cyabagahurira no mu gitaramo rimwe noneho wowe reka ndangize sibyo ugereranyije Melody akanya nibwo turi kubona Melody impamvu yakomeje ataka The Ben yashaka ko iri bintu bizaba
kuko akavana abantu mu kigare akabajyana mu kimodoka nase sabikoze arabikoze nase ntabwo uri kubona impamvu Melody yakomeje yataka Ben yarabizi ko umubare mwinshi uri mu kigare w'abantu bumva ko bari abantu ngari banini kandi Melody nase ari kuzabigaragaza gute biri abantu bitabaye Melody dore ikintu cya mbere mu mibare urumva yaba ku ma YouTube yaba ku ma Spotify n'izindi mbuga arabizi ko amurusha kumva tukabyirengagiza nk'abantu tubibone kandi buriya umukunzi wa nyawe w'umuziki aragenda nyine yumvira kuri ziriya mbuga twabyirengagiza ibyo bintu yego urumva The Ben akaguma nyine ikintu Melody akamurusha abafollowers tukirengagiza impamvu bamukurikira ari benshi kurusha abakurikira twabyirengagiza Melody ku mihanda agakina no ku maradi akirirwa yafashe igihugu ariko abapipa ngo urango ni mukuru nanjye ndimo rega nanjye sindi kwivanamo ngo yaririmbye ngo sibeza rega manza niba ndi kumviranya nawe ndi kumvikana nawe ibintu Melody yavuze ngo ashaka kuvana abantu mu kigare akabajyana mu kimodoka we urabyumva byabaye cyangwa bimeze gute ibyo bintu kereka abaheza nguni kereka umuntu umufana w'umuheza nguni ni utari kubona yuko The Ben yakubiswe ariko hari ikindi kintu bajya bavuga ngo The Ben ngo abafana be ngo usangaga ari abamukunda nyine ntabwo ari ukuvuga ngo bari he nijoro buretse nyine mubwire subundi nijoro reka ngo baze nijoro bundi ikintu cyabaye muri show arena uyifata ngo yigire nk'iyi nzu arena ni nini nyine muri arena uretse gato muri arena abafana iyo baye bakira kubitwa nyine muri arena habayeho wabuze abafana cyangwa n'uwateguye neza ubundi byagenzutse iki gitaramo rero ni The Ben wacyoroganije urumva ariko Melody yariteguye kumurusha atanga anamuha na platform ngo promoting indirimbo yiwe abizi nazi ko indirimbo ari nini yashaka kumukubita inshuro yanabikoze nyine already urumva kimwe nuko buriya The Ben mbona nyine hari ukuntu kirimo wagira na maraga mutima nyine wagira naga ari badman naga ari intare nyine urumva naga ari ingwe igisamago urumva nkuko nyine yirirwa yiyita ko aca bugufi cyane agakabya ariko muri make twavuze ibintu byinshi nta kuntu umuntu mu gitaramo cyawe wamwemerera ibintu byose yishaka twavuze ibintu byinshi sibyo reka twanzira tuvuga gutya ryari kose 100% gufata Ben ukamutumira muri show yawe ugamije ko uzamukota uzigamira ko kumurusha utazahanageze sibyo ryari ikosi 100% urukumva arahaza ubwo yarahire abantu bavuze bazikeje icyo kintu tukabatera amabuye mutubabariremo ko byaramwe mureba kure kumbe ryari ikosa akanya ntago tuba tuvuga ibintu man sibyo Ben yari kuza wenda niba ari n'ijya 10,000 wenda hakaza 5,000 ntari twari bati baje ntago nabari bake ariko akakanya uziko na muri interview wabonaga ko mu maso afite isoni afite ikimwaro yatengushya abantu n'ubwa mbere nabonye abantu kuko abafana batsindwa bakemera ko batsinzwe yego kereka no muri social media kereka uwaheza inguni ariko turi kubibona ko bose ikibazo rwa ruhanzi muhagira ngo nafana The Ben wavuze ibintu kubizi man je nasinziriye ndikumva mfite ibitotsi bro okay gira ikintu ubwira Benovio bwira ikintu ubwira urashaka kwivugira kuri Benovio ngabe mubwire naraye muri Amerika umva se urashaka kuvuga ngo yashonga itagira Benovio yari kubando yabyango mubwira ikintu mu magambo make ni ushaka kwivugira ngaho muvuge ndashaka kwivugira Benovio kuko urebye wenda twavuga ko Benovio ari uwa mbere Bruce Melody akaba wa kabiri Ben akaba uwa kangaira kuko The Ben nta nubwo arushije performance nziza ba Sherry Silver yabarushije Silver nta n'umuntu dupfa kumurusha Benovio ko yabarushije Benovio ikintu ugiye kumubwira mitana niviramo Benovio yakomerezaho ibintu uri gukora nibyo uri umwami wa stage nk'uko wabivuze sibyo nta n'umuntu muri bano bajene bose bari gukora nta muntu kurusha stage my brother Benovio piga maniga none se wazamubwiye aradukomye turabyemeye wazamubwiye ko kuri studio ahantu ukorera haba n'agacano sibyo nawe ajya gutumira sibyo ukanamuzana ku gacano kacu Benovio ntago yabyanga kuza kuko Benovio ni umuntu ugira discipline ni umuntu wumva kandi aba yumva yatanga n'akaboko ku bandi bajene bari kuzamura Benovio ni kateye mufate gutya Benovio tunasoza ariko tunanzura urumva
The Ben twemeye ko yakubiswe urumva ariko ahantu byapfiriye umwanzuro wo reka mbisubiremo gatanu umwanzuro wo gufata ukwemera buriya reka ngwira ikintu cyabaye mane ariko sisi ugira ubwenge sisi ukuntu ibintu bikorwa natama exa ari ukuntu wenda Melody azi kuvuga muri social media noneho ariko n'abanyarwanda ari abafezi sibyo yego sundi guferuza icyo ari cyo mu kinyarwanda gufera muri ijambo ry'ikiganje ni kwa kundi umuntu kwa kwiyereka atari kwa bati yes ubwo no gufera ariko ubundi gufera n'ubutubuzi ubundi mu kinyarwanda cyiza gufera mu kiganda babita ni nk'ubutubu ni ijambo ry'ikiganda ari kinyarwanda ubundi gufera mu kinyarwanda cyiza n'ubutubuzi noneho abantu baricaye baravuga ati kwa kundi abanyarwanda reba no kumbuga Ben yabarwe ngo Ben ba Kibonke ba Clapton bande kavugeze mu Dumba nakomeza Dumba kutari kuvuga ko The Ben yatsinzwe uri kuza kutubwira ibintu wanze kwipostinga wacecetse akorana one of kind biti ubaze umuntu namazinyaka uzi kunemeraga Dumba nabaganze ko ari umujamo utajya ufata side ugenda kujya kuri mbuga ze yego yanza kubivugaho ari gupostinga ibintu ngo bitajyanye level post ya Dumba heruka yashize by'ibigambo nabyibaje watsinzwe ukabyemera ko watsinzwe amurezi waretse guheza inguni wavugishije kuri igihugu cyose Melody niwe muntu wa mbere aka kanya uri kurusha hit pike mu mateka y'ubuzima wenda ntabwo uri bumare igihe sibyo ariko mu mateka kuva twabaho icyo kintu nawe ukizibagirana n'umwaka utani hajya kuba ikindi gitaramo ibi bintu bizagaruka kumva imbaga wandebe boro ya Dumba iheruka ukayinsomera iheruka arimo aravuga ngo Diamond nyuma yo kwishyura yo kwishyura niko yanditse aragaze ikinyarwanda byandika nabi yanze gutanga support kuri Bruce wagera ibyo bintu nibyo bintu byakabaye bivugwa ariko support yari nose iriya ndirimbo first arongera apostinga iminota 11 ishize rero gitangiye apostinga screenshot bari ari kwerekana Dumba navuga ngo indirimbo y'indabo zanjye iri kuri hashtag ya mbere muri Kigali ni first song rekeraho ngaho ibyo bintu Dumba akabari kuvuga kandi ari kubona imbuga zose ukuntu ibintu bimeze fuck you nawe ruwisi gambirwe ari kugerageza kuyobya social media wari kuzima ugatanya ibintu byabaye umaze iminsi upostinga Ben akubundi Melody yakwimye amafaranga sha nagukarabye nawe narenze ko utajifata side Ben yatsinzwe tubyemere gutyo wenda abantu mufana tuze kumubabarira sibyo ariko yatsinzwe byabaye yatsinzwe tu arimo arashaka kuyobya inteko garuka musomera ngo arandi mashusho iyo urukoza soni ari kumwe n'undi mukobwa iyo nashaka kuza kari buherewe mani munyumvire aba influencers tugira ibi ngibi ni bimwe twavugaga ngo twarasaza ibifana by'ibigo munyumvire Dumba ni gute yamano usakaza amashusho ni yamano ku giti Dumba nyine uri kuzima ntago biri bukundi Dumba man cyo kuza cyo nawe ariko nago yazimya imbuga z'abanyarwanda bose nago biragoye Dumba hinduka biragoye batizwa vuga ubu nibyo bintu Dumba akaba ari kuvuga wenda nanabatizwe ariko yemere noneho ejo urukumva yari yapostinze avuga ngo producer wakoze iyo ndirimbo avuga pompom itaraso ajye gufata amasomo kwa Elena ongera bivuge ngana ongera bisubiremo mwebwe kandi Dumba ushobora ku bantu bagira inama The Ben nawe ushobora kuba urimo sibyo ushobora uri muyoboke ushobora kuri kumwe n'abayingana mushobora ko ari mwashuse Ben uko umaze iminsi muvuga cyane rero ngaho vuga reality y'ibyabaye wikirengagiza twigendere